waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 Amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kiwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika hapa. Ingero nyinshi zirahari. Hari perezida w'Ubufaransa. Komeza umurongore, ubane n'umugore wawe, umukunde nawe gukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Rwose muri kunyitaho muri iyi minsi. Ushize twasize ubabaye. None twicaye reka tugeraho. Tusuhuze tubaze n'ukuntu mumeze. Kako mumwe mufite ibibazo. Ibibazo biraho. Ushiti wanyu bari kwirukanka nyine. Ngo yeze kuri ribu cyo gutanga ikirego mu turere ko twabona bamuteka mutwe. Akose buriya no mutwera ni igisamba ahubwo si umuteka mutwe. Ni igisamba. Kugerageza gukwirakwiza amafoto ye hirya no hino ngo turebe ko yazafatwa. Bakamufunga se? None amategeko aramureba, ugomba kumufunga. Mwese mubayeho mute muri iyi minsi rwose atari kubageraho Jeff? Rebye. Igenda ariko nyine nta kundi bizagenda biza. Hakunze tujya ducapisha tugafuta n'utuntu tw'uturaka. Uturaka? Gusa mudukora mute? Turafura, twoza n'ibyombo, nyine n'ibindi biraka byinshi. Nawe? Abantu n'umugabo bagira. Usa nk'umuntu uguha ikiraka kuko mukabyaramo. Ako se noneho kugira ngo musare mwakora sibyo? Nako nta bushobozi nanjye mfite rwose. Nakunga mu bya musaza wanjye nkabafasha. Yego. Iyo muravukana byanga bikundwa nawe ufite umutima mwiza. Ariko rero mureke tuvuge dusubire. Ababaje ni abari kubakomeretsa. Ubushize nyine mfite agahinda kenshi. Ndababaza ariko nimwansubiza. Nabajije ngo niko mwavutse cyangwa ni impano? Ibintu se ko numva bigoye. Ntihangane, numva bigoye mucicikire nta kibazo. Biragoye ko tugomba kubivuga. None cyangwa turuhuke. Cyane iyo umuntu afite umuntu yisanzuraho akamuganiriza araruhuka. Sibyo? Wari ushobora kukubona akavuga nyine ukabona ko nanjye ariko nari meze. Ariko nyine Imana igira neza. Ntabwo ngiye kukubeshya bwa mbere nkubona naratunguwe. Ntabwo kubyakira navuze musaza wanjye gute yamenyana n'umuntu nk'uyu. Ariko nyine nakundi. Turabizi ko bingora kubivuga ngewe. Wambwira n'icyo gutwara. Tumubwire. Biragoye ko twamubwira. Ntabwo ari guhatiriza umuntu. Biragoye n'undi ko turi inshuti. Ikibazo n'undi boss ajya adufasha atanazi ibitacu.
oya nawe ntabwo abizi ntabwo abizi akavuga ko iki nta kintu bitaho ntabwo si ikibazo mwagize tukibwire nta kibazo bwa mbere na mbere ababyeyi banyu babafata bate hari abantu babyara abana bameze gutya ugasanga barabataye barabaheje papa na mama babyakira bate urabona nta babyeyi nyine dufite mama yarapfuye gusa ugiye kurira se mukabyara niba ugiye kurira nyine twakoranye impanuka na mama impanuka y'imodoka hanyuma nyine mama dukorana impanuka itapfa umuntu wanjye amera gutya nanjye ngatamera gutya ariko nyine hari n'ikindi kintu cyari kituzanye ngo tukubwire ndetse gatuma abana reka mbabaza mwari muri kumwe na mama wanyu mu modoka imodoka ikora impanuka twari turi kumwe umwana mu kigero kingana gute ni gutya twari tukiri batoya ubundi iwacu turi batatu turi batatu turi abakobwa batatu nuko nyine undi nizere ko ari muzima nta kibazo yagize nta kibazo afite imana ishimwe gusa n'imyaka zaba hafi hanyuma rero kugeza ku rugendo rw'ubuzima mwagize uwo mukobwa ni mukuru wanyu se ariko we nibura arakora arabafasha baba hafi umukobwa rero kimara gukora impanuka na mama yahise aduta byari bigoye kuko yari na mukuru kuturusha we nyine yahise abonaga akazi aragenda afite mu nzu y'ubukode biramurumuna wanjye turagorana kwiga biba intambara twajyaga ku ishuri tutayi tukarara tutayi uwo mukuru wacu yaradusize Halo, oui, Mary biteze. Sorry. Meze neza. Nyine. Wagiye mu kazi se? Banakagiyemo nuko narwaye nshobora ko wanyana. Sha, ni akazi kenshi we ntabwo nakubwiye hano hantu nsigaye nkorera ukuntu haba akazi kenshi cyane. Hari n'igihe nigeza guca aho ngaho iwanyu ku kazi ndavuga se nze ngo nyureho ariko ndanibuka amahane ya mabuja nsanga noneho yanyishe. Wari guhita utuma banyirukana da mbabarira. Ariko nyine ikintu cyari gitumye nshaka kuhacana nshaka kureba wa muntu wambwiye. Uranyibukije. Ubwo zi bamaze iminsi bamaboninga zimaze kuba nk'eshanu kubera nzi uriya muhungu ndavuga gatoya ni ikibazo mabuja narenda nko kunkuramo umwuka yirirwa ashika kunyirukana urashyushye urabizi se mu kanya amaze kumupresenta no kugira ngo ubyumve neza ngo Linda ngo rero ngo hari ibintu waketse ngo ariko none ngo byabaye byo ngo ubu dusigaye dukundana na Bruno ibaze we uriya mukecuru ni ukuri kw'Imana umva numiwe uwo musore we aba ari proud ye umva nanamubwiye ko mukunda sha arangije ukuntu namukunze ari kwigira urangije nawe urangije ujya kwisebya gusa sha nyine subize se urukundo sha uko ari insazi nyine urumva niyo namukunze noneho nkajya wabona uwo ufitiye n'agashyari oya urabizi ko nta shyari ngira nta shyari ngira ahubwo ni urukundo nawe namugirisha uraburiye uramureba ukumvaga ari karafesha
uguze ukuntu ariko ari umuhungu mwiza ariko ni uko utaramubona ntamubona we sha imboga zibona abana mwana ubwo njye nibaza harya wambwiye ko babana basigaye babana ngo ariko nyine naragiye njya gukurura amakuru mbaza n'umukozi wabo uzi ko nanamwishyuwe kugira ngo ampe amakuru ariko ni ishyano ry'umukobwa yarirangije ntiryama ya makuru none mba narahagiye ariko yaranyishe yaranize none se wazamubwiye mukajyana kuri date mugasohokana ukabimubwira yego ko narabimubwiye yaranyishe ko wemere urumve ukunze ingiye iki gihe cyose nari kugitegereza mbona uriya mukecuru yarakanuye yarahagaze yarashinze wagira ngo afite nk'amahembe yaramaramaje asigaye afite confidence ariko reba umukecuru gukundana n'umwana mutoya urumva nawe ukuntu aba ameze umva uri kubona itoto yatangiye kuzana itoto kubera umwana mutoya atazana itoto se shaho byihorera sha imboga zibona abana mwana sha burya twebwe uriya muhungu ariko icyo nzi cyo meri buriya uriya muhungu koko mwana ni uko utamubonye ni ukuri ntabwo uriya muhungu ashobora kuba yarakurikiye amafaranga arega ya mabuja ntabwo ari uko amukunda kaya afite abona yicaye muri iriya etaje akavuga ati nanjye ngomba kuzayitahamo sha ni ukuri ayitashyemo mwana nanjye naramubwiye ko ngukunda ngo se urumva we nagukurikiraho yaranyitukiye umva nta n'icyo atambwiye ariko umva meri arye njye nanjye ntabwo ntunzi se ko niziritseho umva ntabwo njya nkavaho arye njye ntabwo nzamureka oya ariko reba guhomba uriya muhungu umeze kuriya si uko wenda nabuze abandi ariko naramukunze byihora iryo ni ibanga ryanjye ndikubwira nawe uzagende kuba neza aha inshuti ni yesu ma mbabarira ngomba kugira aho ngarukira ahubwo hari igihe n'igihe bazahita bakuraho uvuga ngo uriya mukecuru we yakemera kuruka umwana nk'uriya se ununze ariko umva nagigiye ndamureba niyo mbonye regarega baraza bakicara impande yanjye bagasomana hari igihe mano bafite seminenda nko kuruka ariko nyine ngo nguki byihorere hari igihe shabandishaga hari niba nyine menye yarabibwiye na mabuja biramuhangayikishije shaka bisi umva meri sheri wanjye reka nkureke rero ayo makuru niyo nashaka kuguha mbabarira uzaze kundeba mukwereke uzaze mukwereke na oya nawe uzaze wirebere urabizi ko najya nisondeka nashobora gukunda umuntu wa feke ariko nyine ntacyo meri ntacyo buriya nzaguha amakuru neza nshobora no kuzaza kukureba nta kibazo sheri ngaho umunsi mwiza akazi keza batansaga kuri telefone noneho bagahita banyirukana uri kureba na crush wawe igosha ngaho sawa bayi aratwaga uwo mukuru wanjye abaheye niyo tugiye kumureba ahaba aratwirukana ahantu hose tubaye araduta akadusanga aho twagiye gucumbika akatwirukanisha jeff ibi bintu ntabwo abizi kuki mutamubwiye buri kimwe kuko ubu iyo umugore atamwiba iyo mumubwira buri kimwe umugore ataramwiba turi gukora ibishoboka turi kububakira n'inzu kandi nanjye yanganiriza nari kwemera basi mukaba no muri inzu tukaba aho kugira ngo azanire ya dayimoni y'umugore kuki mutamuganirije kimwe buri cyose mukimubwire mukuru wanjye abaheye umuzi ko twamushyira no mu mategeko bakamuhana yarabahohoteye uko ni ukubahohotera
uretse mbabaza mama wanjye ajya gupfa kumvikana wenda papa wanjye yapfuye mbere mama wanjye ajya gupfa nta mitungo mwari mufite ntayo imitungo yose yarayigurishije oya agurisha n'ibitenge bya mama twari kuzajya tumwibukira aragurisha ibintu byose arabigurisha abisohora mu nzu iyo umuntu ari kurira ndamureka akarira uyu muhoza amureka wihorera byose yarabigurishije nta kintu na kimwe yigeze adusigira arangije araduta aratubwira ngo ntacu ngo twirere kuko ababyeyi barapfuye ariko ikintu kibabaje ntabwo ajya aduha amahoro muri ako gakeya tubonye no kuba hatoya tuhabe mu mahoro uraduta akadutesha umutwe akatwirukanisha naba arwaye akanyiruka twirukanisha akatujugunyisha ibintu nta mwenda muzima tugira umuntu twahuye nubwo nta bushobozi mfite nanjye shitani yinjiye muri iyi nzu yatumazeho ibintu ariko tuzongera dushakishe musaza wanjye afite akazi afite n'umutwaro ufite amafaranga tuzababa hafi ariko bitavuze ko uwo mukuru wanyu tutagomba kumushyikiriza amategeko abaheshyi turabyinjiramo amategeko abarengera muri kunyumva neza abaheshyi umukuru wacu rero yego niwe ndakiye wowe udutwiritse mu ifoto ngo mama niwe na nakiya mwabana mwe muje kuntekera imitwe mwebwe muje kumbeshya kugira ngo mbagirire imbabazi n'abatahuye muri kubeshya mwuririye ku kibazo nari mfite mwurira ku kibazo umusaza wanjye afite muje kwigira kugira ngo mbese kumve ko mubabaje mugiye gufata nakiya mumusiga ibyaha byose muraje mumugize ni umunyabyaha n'ubundi nta kiri bumurokore ariko ntabwo ni umugome ariko ntihagera kuri iyo revo erega mama erega natwe ntabwo twari tubizi kariwe nakiye nagatanga ahantu bimeze nk'amwe mudasabiriza ntabwo ari ukubasaba niba ari nuko mujya muteka imitwe mukazenguruka mu ngo za rubanda muteka imitwe njyewe ntabwo iyo mitwe yanjye yamfata erega natwe twabimenye ejo bundi umutwereka kuko natwe duheruka ubwo yazaga mu rugo atwereka nyine impeta bamwambitse atubwira ngo ntituzongere kumugarukira mu buzima aranatwirukana anadutuka cyane ngo ntituzagaruke mu kumutesha umutwe ngo ahantu aba kuko ngo yabonye umugabo rero ntabwo twari tuzi ko umugabo yabonye bamwambitse impeta murabimenya iyi yaje no kuyitwereka mu rugo nyine adutuka ngo yabonye umugabo ntabwo adushaka mu buzima bwe ngo nitugende nyine ngo ntituzagaruke kumusaba amafaranga imana imfashe ntabwo ari nake umva ifoto ya mukuru wanyu nta telefone tugira nta na telefone mugira ifoto yo tuyifite ngo tuyikwereke ariko niwe twaramubonye niwe ntabwo mwarebye neza ntabwo yantuye mukuru wanyu n'uyu mwarebye neza amazina yombi yitwa nde bose nakiye Sinakunda amafaranga. Sinakunda amafaranga. Ntabwo nakuraga. Ukamugize.
Mere muri hano se. Aramutse. Ezete budi. Isa. Biracamo. Umwanzi umutima warumvuyemo. Ndabakanze. Ahubwo warankanze. Ubanza ari ukuvuga nk'ubisurugi cyane. Azarisa bimeze gute? Ni sawa kabisa biracamo. Watinze kubyuka. Naraye naniwe. Hari ibintu yari yampaye byo kweditinga. Ahubwo se wabirangiye. Narwanye nabyo. Ibigiye kurangira arabara mu tuntu duke. Ko mwabyutse kare mwebwe se? Mwabyutse kare. Nta kazi twari dufite nuko twashatse kubyuka kugira twirebere filime. Nanjye uzavuga ngo ni njyewe wisanze hano mu nzu none nshidutse namwe muri hano. Ahubwo nyine uze kuza gusoza bya bintu. Ndareba mbisubije mu kanya ndahita mbisoza nka saa yine gutyo. Ugomba kwiga kujya ukora vuba na vuba kugira ngo poroje irangira kare. Usubira poroje ariko ifite hafi isaha. Iyi ni isaha ebyiri uzikora ariko zikarangira kare kugira ngo nyirazo zibone. Yego wenda bambaye nka weekend yose. Weekend yose. Ngo hari ikintu mama yashaka kubwira. Urambekeye pe. Ese rata. Rata hari ikintu ashaka kubwira sinzi. Ese wabwira. Ese wabwira. Kimeze ute se? Ashaka kubwira. Ndiko nyicisha amatsiko. Buri ukubwira ko ndi kugushaka se yabikubwira ko ibyo ashaka ko arabizi si bishaka kumbwira. Iya arabizi. Oya nahise yambwiye ko ashaka kubwira ari ibintu ashaka kubwira ariko sinzi. Uri kwijijisha. Mbabarira niba wibuka neza. Amazina ya Nakia yitwa Ndaye, irindi zina yitwa nde? Kubera iki? Mbabarira umbwire. Turi gushakisha umujura se? Undi kugenda tuvuga ngo Nakia iryo ni zina. We nimba hari itangazo wumvishe bavuzemo Nakia, mbwira nimba hari ibyo wumvishe byibura. Naho ibyo kumenya izina rya kabiri ryose biraba bimaze iki? Kahore kumande. Ko nibampamagara bakambuza ngo ni Nakia nde? Bamwita Uwase. Uwase Nakia. Hey! Niwe. Bamufashe se? Nyina mbabarira umugize ukuri. Niwe we. Mbwira bamufashe. Nyina wambwira. Iwe, nosokira mfashe pe. Kuki ubaye ikigoryi ko? Kuki wabaye ikigoryi? Kuki umugome yagukinze mu maso akagufungirana? Nigeze wenda ugiye no kuma amakuru yuko baba bamubonye nawe kumbi nibyo ngibyo byawe. Ntaho yagiye ahora hano. Kongera unyurire n'ubundi ntajye. Ntaho yagiye ahora. Yaje hano se? Urashaka kumbwira ko Nakia yaje muri iyi nzu? Niwe nampamagara ngo umbwire. Nejo bundi yarahari. Ndetse nejo yaragarutse. Nubashobora kuza. Nyiramo ibyo bintu byose bikaba ntumbwire. Wamwita nyizera. Nibyo ndi bukubwire nturubunyizere. Bariya abantu ufasha wabakuye he? Bariya abantu ufasha wabakuye he nabahe? Ese barabana na Nakia bahuriye. Ababyeyi babo nabaye. Ababyeyi babo urabaza. Nta babyeyi bafite. Bariya abana ko bameze kuri byatewe n'iki? Wambabariye koko kuba abana kuva nahura nabo ntaraganira ku buzima bwabo. Reka nkubwire muri agahinda ka. Bariya abana bari bafite umubyeyi umwe w'umumama. Kwaba yari yarapfuye. Bariya abana bakoze impanuka. Bari kumwe na mama wabo. Mama wabo arapfa. Abana bamera kuriya. Ni abana batatu b'abakobwa bavukana. Bavukana n'impyisi.
n'umwicanyi n'igisambo bakimara kuvukana nyumva neza arabata mukuru wabo nyirawo ndabona isoni zabinjira Arsene ubundi abantu bafite isoni barebera umuntu ufite isoni umuntu ufite isoni nyine hari ukuntu aba ameze bigaragara ko batase twashaka kubwira tugiye gusohoka se oya nanjye cyagunda kuvuga ariko nubyo gusohoka twasohoka nta kibazo ya nk'umuntu mukuru bashaka kubwira yuko ubundi nanze kuzayibona hanze cyangwa uzabibwirwa hanze ukabyumva bashaka kubwira yuko njye na mwe turakora kabisa mukomeze kandi ari ukuntu bibonaga ngo muki ukuntu nagendaga mbibonaho gake gake gusa mbyibuka byose ubu ngubu nibwo binjemo curuza twumva tubivugaho niba nta kinama namwe bikubangamira ahantu hato kabisa no mu byishimiye kandi namwe ndakeka muri abantu bakuru muzi ko bigomba kugenda nyine cyari cyo twashaka kubwira nyine igihe byateye isoni ni byiza pe nyine nanze yuko wenda wazabyumva ahandi kandi ari umuco udasanzwe unziho ndavuga ngo reka tuzabikubwire ubu uzabibwira na barumuna bawe umwicanyi igisambo gifata imitungo kiragurisha gisohora abana mu nzu kigurisha inzu abana ngo bagiye gukodesha akahabasanga haza kuboneka umugabo w'ikigoryi icyo gisambo kimuhuma amaso umugabo w'umukire pe amwambika impeta kumwambika impeta aragenda abwira abana ngo ntasongere kubabona ntabwo ava inda imwe n'ibimuga kandi urabizi ko abantu batakiri ibimuga ntabwo iryo jambo rigikoreshwa uwo mugabo w'ikigoryi ni wowe wakigoryi nake yakumye mu maso uramugore ni byiza bariya bana bavukana na nake wakigoryi wambwiye ko yitwa nde ibyo bintu uri kuvuga bikuye ibyo bintu ninde wabikubwiye uraseka iki ndakubaza ibyo bintu uri kuvuga wabikuye niba mvukana n'ikigoryi wumva ko nanjye ndi ikigoryi ibyo bintu umuntu wabikubwiye rwose yakubeshya abana naberetse ifoto y'umugore wawe cyagiye ubwo baherukana ukajya kubazanira fanta ntabwo wasanze bagiye naberetse ifoto y'umugore wawe ndi kubabwira ni mudufashe tumuhigaho muzamubona muzambwire abana bagenda batavuze baragaruka bambaza sitori y'ubuzima bwabo nakiya ni mukuru wawe iby'izi nyamaswa none uri gukurura turiya dusambo sasa muri iyi nzu kubera iki ibyo bintu uri kubihimba koko none mukuru wabo niba ari igisambo natwo n'udusambo nake yatwaraganiriye ambwira ko nake yari imfubyi nta mubyeyi agira nta n'abana nta n'umuntu n'umwe avukana nawe yavutse ari ikinege nawe ni nkuko yababwiye ngo ntibazigere bavuga ko bava inda imwe nawe gikora iki gusa bariya bana uzabasubira imbere gute ariko rero wa mugani nyirankotsa betingira amagambo usanga bariya bana uzabasanga ubaganirize nusanga nkubeshya Jeff amaraso yanjye nawe bitembera mu mitsi namwe uzagerageza ugende wivomeshe bagutere manda wakubona uko ungana ukungu ukagira ngo mu mutwe wawe niko hangana kigira ngo ufite ibitekerezo nibura bizima umva byose nashyiraga ku murongo ibintu byose nakwanditse umutungo nagutakajeho kumbirira tete vide
ariko reka nkubwire nyirankotsa nawe nta kintu ushaka kuvugana nawe ibintu byo kuzajya uza unyitukisha ntabwo ibyo bintu mbishaka kereka nk'uwampa imbaraga nkakuzamura Jeff nakugeza hano hejuru nkakurekura nkagukandagiraho birango ninongera kumva n'umunsi n'umwe unyita ikigori basi uri cyo ngaho ngo bituruhuke nanjye ndebe ko naruhuka uri cyo pe imana gatandatu cumi makumyabiri uri ikigori Jeff birango ongera uvuye ngo ndi ikigori nkwereke wongera uvuye ngo ndi ikigori nkwereke ase ngaho basi okay ntabyo mvuze itekereze wumve ko utari cyo